nimba ushaka gukomeza gusoma izi nkuru, hasi hari urubyaro rwa Adamu, abantu bahinduka babi cyane. Aho si tugende dusome Bibiliya. Ikibazo si uko tutazi gusoma Bibiliya, ahubwo ikibazo ni uko tudashaka kuyisoma. Tubonye aho inkomoko y'icyaha muri uku gusoma Bibiliya, twese tuzifashisha amagambo muri Bibiliya, tuzifashisha ibitabo by'imfashanyigisho, ijambo ryawe Mana n'ibyo kurya by'ubugingo. Nuko mbumbura akanwa kanjye angaburira uwo muzingo, arambwira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyu muzingo nguhaye, nuko mpera ko ndawurya mu kanwa. Umurongo wa 2 kugera ku wa 3. Tubane rero, tugiye kubana. Wowe muvandimwe, turagusaba gukora subscribe kuri Blessing Hope Rwanda TV no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook, Instagram n'ahandi. Kandi ibyo wanyumviye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Ijambo ry'ibanze: nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo, arambwira ati, uyu muzingo nguhaye, nuko mpera ko ndawurya mu kanwa, undyohera nk'ubuki. Ezekiyeli 3, umurongo wa 2 kugera ku wa 3.